Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Hand of God. Muri mwaka wa 2026 nibwo mu gihugu cy'u Rwanda hamenyekanye ko ibijyanye no kwishyura ubwisungane mu kwivuza habayemo impinduka. Dore ishingiro ryo kuzamuka k'umusanzu wa mituweli. Ese ishingiro ni irihe? Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin yasobanuye ko imwe mu mpamvu ikomeye yatumye habaho kuzamuka umusanzu w'abanyamuryango bakoresha ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli mu bwisungane bwa mituweli de sante, harimo na serivisi nshya zongewe kuri ubwo bwishingizi. Kuvuga ngo izo serivisi nshya zongewe kuri ubwo bwishingizi nizo zatumye n'amafaranga azamuka. Yabigarutseho mu biganiro yagiranye na komisiyo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore byabaye ku wa 19/2026. Minisitiri Nsanzimana yasobanuye ko biturutse kuri serivisi nshya zongewe kuri ubwo bwishingizi ubusanzwe zitatangagwa kuri ubwo bwishingizi. Ubwishingizi ubusanzwe zitatangagwa ayo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize RSSB. Izo ni ukuvuga ngo hari serivisi zongewemo zitatangwaga na mituweli, ariko baje kuzongeramo. RSSB nicyo kigo cy'ubwishingizi mu gihugu cyishyuraga kubera ko abakoresheje mituweli aziyongeraho nibura miliyari 20 mu mwaka umwe. Ni ukuvuga ngo haziyongeraho miliyari 21 mu mwaka umwe, bitewe n'uko hari izindi serivisi ziyongereye kuri ubwo bwishingizi bwa mituweli. Ku 24 Gashyantare 2026 nibwo hatangajwe amavugurura yo gushyigikira serivisi za mituweli. Mituweli ni imwe muri gahunda leta y'u Rwanda yashyizeho hagamijwe guteza imbere ubuzima bw'Abanyarwanda hashingiwe ku ihame rya magirirane imaze imyaka 25 itangiye. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bya mituweli hashize imyaka 25 ubwishingizi nk'ubu butangijwe hano mu Rwanda. Iyi gahunda yatangiye buri muturage asabwa gutanga 1,000 mu 2011, aza kuzamurwa ashyirwa ku 3,000. Ngo yaje kuzamurwa ashyirwa ku 3,000, ariko inkuru igezweho ni uko yongeye kuzamurwa. Abo ku rwego rwa mbere bishyurirwa na leta 100%, abo ku rwa kabiri bishyure 3,000, abo ku rwa gatatu bishyure 5,000, abo ku rwa kane bishyure 8,000, abo ku rwa gatanu bishyure 20,000. RSSB igaragaza ko abaturage bagera kuri 90% bazajya bishyura ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 8. Minisitiri Dr Nsanzimana Sabin yasobanuye ko izo mpinduka zaturutse kuri serivisi ziyongereye kuri mituweli, nko kuvura kanseri, kuvura impyiko, gusimbuza ingingo, kubaga amagufwa n'umugongo, gutanga ibikoresho bifasha abafite ubumuga bw'ingingo nk'ubumuga bwo kumva, ndetse n'uburwayi bw'amaso n'izindi. Yasobanuye ko abo leta yishyurira badafite ubushobozi leta bangana na 6.49%. Nibo leta izajya yishyurira badafite ubushobozi bwo kwiyishyurira. Abazajya batanga 3,000 leta ikabatangira 1,000 bangana na 23%. Abishyura 5 barenga 35%. Abazajya batanga 8 bangana na 26%, mu gihe abatanga 20,000 bangana na 8%. Yakomeje ati abagaragaye ko bari mu cyiciro batarimo birimo gukosorwa. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari bagiye bisanga mu byiciro batarimo, nk'urugero akisanga mu cya menshi kandi afite amafaranga make batarimo, ngo bigiye gukosorwa. Minaloc na RSSB nizo ziyoboye icyo gikorwa, ariko turifuza ko umuntu aba mu cyiciro akwiriye kuba arimo, kuko birafasha.
ahaba harimo amakosa azakosorwa ku buryo tuzagera ku kwezi kwa karindwi ko gutangira umwaka wa mituweli buri wese yarakosoje ibye. Ngo bashaka ko bizagera mu kwa karindwi buri wese amakosa yarakosowe. Yavuze ko nubwo aya mafaranga yiyongereye ariko akiri make ugereranyije na serivisi zizajya zitangwa kuri mituweli. Yasobanuye ko nko kugira ngo imiti ya kanseri iboneke hiyongereyeho nibura miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda kuyo RSSB yishyuraga ku mwaka, naho serivisi zose zizongeraho zizatuma hiyongeraho nibura miliyari 21. Ngo serivisi zose bazongera kuri mituweli zizatuma hiyongeraho 21. Ati ni menshi cyane, ni nayo mpamvu byajyanishijwe no kureba uko mituweli nayo tuyiha ubushobozi, uruhare rw'abaturage rukiyongera ariko bidakabije. Urabona bavuye ku 3,000 bajya ku 4,000 cyangwa se bavuye ku 5,000. Ubundi twatekerezaga ko uzava kuri 3 ukajya kuri 15. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko kuba mituweli itaragiye izamuka byagiraga ingaruka ku buvuzi n'imitangire ya serivisi. Ati byari nko gukomeza gukamura ikintu kandi wakimazemo amazi. Tugomba gusubizamo ubwo bushobozi, tugomba gushakira mituweli izo serivisi kuko none twanongeyemo serivisi zihenze cyane. Sabin Nsanzimana yerekanye ko gushyira serivisi zikomeye kuri mituweli biri gufasha abatabonaga ubwo buvuzi cyangwa bakavurwa nabi. Ku buryo bwo kuyungurura impyiko, yavuze ko mituweli yabashaga kwishyurira umuntu inshuro 18 gusa, ahasigaye umuturage akirwariza. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko ubusanzwe ikiguzi cyo kuyungurura impyiko inshuro imwe ari 75 kandi ko usanga umuntu abikora nibura 3 mu cyumweru. Yagaragaje ko kwiyishyurira byari bigoye, byanatumye iyo serivisi ishyirwa kuri mituweli nubwo ihenze. Yasobanuye gusimbuza impyiko nabyo bisigaye bikorwa n'abaganga b'Abanyarwanda nyuma yo kuvoma ubumenyi ku Banyamerika. Ngo yasobanuye ko no kuyungurura impyiko bisigaye bikorwa n'Abanyarwanda nyuma yo kuvoma ubumenyi ku Banyamerika, kandi ko hanashyizweho gahunda yo kubaga umutima, kuvura udasatuye n'ibindi. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko mu 2024 hari abantu barenga 6,000 bari bakeneye kubagwa amagufwa bari barabuze ubuvuzi, ariko nyuma y'uko bishyizwe kuri mituweli ubu bamaze kuvurwa. Depite Nsanzimana Deogratias yasabye Minisiteri y'Ubuzima gushyira imbaraga mu gusobanura neza impamvu y'izo mpinduka ku baturage. Yasabye kongera ubusobanuro bahereza abaturage kugira ngo babyumve neza. Yasobanuye ko ubwo Rama yatangizwaga hari abatarabyumvaga. Mituweli igitangira benshi ntibabyumvaga, ariko nyuma yo kuzamura imyumvire byagaragaje ko ari ingenzi. Depite Mvano Nsabimana Etienne yagaragaje ko mu gihe amakuru yatangwa uko bikwiye bizafasha kugabanya impungenge. Perezida wa Komisiyo Nabahire Anastase yavuze ko mu gihe hongewe umusanzu wa mituweli, ibibazo byo kudatanga imiti nabyo bikwiye gushakirwa igisubizo. Ati hari ikibazo hagati y'abaganga b'inzobere mu mavuriro ya leta n'abigenga bakora isuzuma ry'indwara bakandika imiti, ariko umuganga ari muri RSSB we agashaka kugabanya akavuguruza umuganga wapimye uwo murwayi uzi indwara uzishobora kuvurwa. Abantu bakibaza impamvu imisanzu mishya ya mituweli
yatangiye gutangwa ndetse izatangira gukurikizwa kuva muri Nyakanga 2026. Iyi ngiyi rero ikaba ari hand of God dukomeje gukurikira. Turakomeza kugenda tuba updatinga n'ibindi biri bugende bikurikiraho bigerwaho. Ese bimeze bite hirya no hino? Ese mu Rwanda byifashe bite? Amakuru yagiye agezweho turakomeza kugenda tuba updatinga 5 kuri 5. Iyi ni hand of God dukomeza gukurikira. Komeza ukande subscribe uduhe like.